Muraho neza bakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde konate hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhite utsinda, ikintu busabwa nuko nera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhite ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yabaye amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero mbere y'uko ureba ino video kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, kuko bari byagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugushakire kode nziza, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba hagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha kuno gibonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo yateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tekereze neza. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubebereretse. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro. Arangwa iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Mbega ngo birabujwe kunyura mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Seka ngo birabujwe kunyuranaho, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe guhagarara ku iteme. Ese hano urabura isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko isoki ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A. Kino cyapa gisobanura ngo iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino cyapa rero cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nacyo kazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye yakurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Iri he? Ayirabango mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere paka uvuyemo nabwo wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu wahita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Aho ni kuri A. B ikavuga ngo iki? Mbega ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntobe urenga santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cyanyacyo, mu gihe kuri D ho bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika
ku gapapuro hari isomo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, nyandikira cyangwa umpamagare kuri 0789 935 16 26 ngushakire kode nziza uzagenda ukore rimwe uhita utsinda, kuko iyo tumaze gushakira kode turwana imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Twaye imodoka barayihagaritse, ikamyo, ikinyabiziga. Rero hari ukuntu muba mugomba kugaragazwa, icyo kinyabiziga kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko cyababera imbogamizi, cyatuma bagonga mu gihe baba batakibonye. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo bahagarika ntibibe ngombwa ko bigira ibintu bibyerekana. Ibihe binyabiziga ariho ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nabibabwiye bashozwa ngo A ikaba ari igisomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisomo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Hano harimo igisomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri iyo bayihagaritse ku muhanda ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kiyerekana ko bayihagaritse, kuko n'ubundi irafata akanya gatoya katabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Kimwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nayo iyo bayihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira itara riyerekana kugira ngo abandi baza bayisanga bayibone, kuko n'ubundi irafata akanya gatoya ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramutse gutamo C, ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane nicyo ku cyapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosoranya kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa ni ukuvuga ngo ese icyo cyapa uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona ari uruziga? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Iyo batavuze ubuso bw'umweru baravuga ngo ubuso bwera. Ibyo byose niba bikoresha ntibizakugore. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo umuhanda udakomeza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Ese hano mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Nibaramuka bakigoye mu kizamura akora mu kanya noneho bakakigwa bashyize mu bisubizo bine ngo ifungana ry'umuhanda, uhita uhitamo icyo kivuga ngo ni ifungana ry'umuhanda, nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Hano ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga igihe gitoya, umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, turaza tukakwigisha turi kumwe iminsi ibiri ibihagije, uwa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Nyandikire cyangwa umpamagare kuri 0789 15 16 nze nkuhugure no kuri computer, uzajye mu kizamu ukora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Mu gihe kingana gute rero? Aravuga ngo mu mezi abiri, mbega ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hari ikintu kibaye biba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita. Biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu mubare wishinganye. Bikorwa mu gihe kingana gute? Rero hano bikorwa mu gihe hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko bikorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo mu minsi 8 ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisomo cy'ukuri kirimo, ariko nibaramuka bakigwaye none bashyizeho ngo mu minsi 8 uhita uhitamo icyo gisubizo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano nka Rwanda Driving College TV dukosora ikizame kimwe, ariko ngenda nkubwira naho bavuze ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo, icyagagombye kuba igisubizo cya nyacyo kugira ngo nuhura nacyo noneho bakiguhayemo uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araho ngo ntacyo gihindura. Mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura uretse kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda. Ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wariyigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye umuntu wo guhugura mbere y'uko ujya mu kizami, twandike cyangwa duhamagare tubigufashemo tuguhugure mu gihe gito. Uyu munsi umwe niba wariyigishije uba ukeneye umuntu uguhugura kugira ngo urebe ukuntu wabifashe, niba ariko byakagombye kuba bimeze. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka igihe cyose, hari igihe ushobora kuyazimya. Wayazimya ryari? Araba ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo iyo ari mu nsisiro. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uba ushobora kuyazimya mu bihe bihe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera icyo umanza ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe? Ni ukugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adatorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikamuteza ibyago byo kugonga. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye aya matara arangwa itara ndangamubyimba. Mbega ngo itara ryerekana icyerekezo. Sega ngo itara ndangaburumbarare. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kubera iki ibisubizo byose ari ukuri? Nuko ikinyabiziga kiba gishobora kugira amatara arenga 2 ndangamubyimba, amatara arenga 2 yerekana ibyerekezo ari byo mwebwe mwita ibinyoteri, amatara arenga 2 ndangaburumbarare. Niyo mpamvu duhisemo ko igisomo cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifite ishusho, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. Ariko ubonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video ikuteguye neza y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV,
ukayireba, umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kubera ko ukuntu ikoze iyo video n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizami. Bino bibazo byose ugenda uhura nabyo mwa bino bizami baba bakoze biri muri iyo video, mara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa kizongera kukugora. Kino cyapa gisobanura ikiriho mu byapa byo ku mihanda, aravuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda, mbega ngo umuhanda urimo amazi, sega ngo umuhanda unyerera, mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi, ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa iyo ukibonye uba ugiye kugera ahantu hari utubuye dutaruka mu muhanda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda igenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nube buremere. Aravuga ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, D ngo toni 10. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Bibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode nziza, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twiganire mu ishuri, cyangwa uri hafi bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twiganire mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uri mu mujyi wa Kigali, iyo ushaka turahura tukakwigisha turi kumwe. Umunsi umwe cyangwa ibiri biba bihagije, wa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 355 16 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uri modoka cyangwa buri rumuri kikuru niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ugiye kudepasa umuntu kugira ngo akwereke ko yabonye ikimenyetso cy'uko ugiye kumudepasa, hari itara akoresha. Ese iyo tara rero rifite amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C ngo umweru, D kavuga ngo umutuku. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, iryo tara riba rigomba kuba rifite amabara icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndakeka ko waramutse kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mwebwe mu ndimi z'amahanga mukita ngo ni dodani. Hejuru y'iyi dodani, hejuru y'aka kanunga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, hejuru ya dodani. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. Se ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisomo cya nyacyo. Hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro hejuru ya dodani cyangwa hejuru ya kanunga. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, rero hejuru ya dodani kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe tugahita dutsinda. Ni nayo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kuko nugerwaho mu kizamura akora mu kanya urabona ibibazo 9 ibibazo 10 byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye ukore rimwe uhita utsinda. Iyo wagiye ubona ibizame byinshi byagiye bikorwa ukanyandikira muri comment amasomo ukeneye nkayagutegurira nkayishyiraho kugira ngo uzakore rimwe. Ukanda subscribe hasi rero hasa umukara handitse ngo subscribe,
ikintu cyose nshyizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Ushobora gutwara ikinyabiziga ukagira ibitotsi, ukagira umunaniro watuma usinzira. Uba ushobora gukora iki rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari nko gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Mbega ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Sega ngo kumanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito, mu gihe kuri bari kutubwira ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga nyine uri kugenda uri gusinzira, wakora impanuka. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ukaruhuka harimo no kugendagenda kugira akayaga kagukubite niba bishoboka ko aho hantu ugeze wabona ukuntu ugendagenda. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikirabuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Ese uba ugomba gukora iki ko muzi ko tugira ihindura ry'ibihe, ibihe bigahinduka tukagera mu gihe cy'ibihu, mu gihe cy'imvura nyinshi, mu gihe cy'umwuzure no mu gihe cy'umukungugu mwinshi? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ushobora kwitwara ute mw'ibyo bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ariho ngo kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Mbega ngo kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Se ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Murabizi kugira ngo wirinde icyago ugabanya umuvuduko cyangwa ugahagarara. Nujya mu kizamura akora mu kanya ukabona barakubwiye mu bisubizo bine baguhaye ngo umuyobozi agomba kugabanya umuvuduko. Ntabwo nkubwiye ko 100% bari igisubizo cya nyacyo, ariko nka 80% iyo ugihisemo mu gihe ukora nta yandi mahitamo ufite ukagihitamo gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Icyapa gisobanura ibi bikurikira. Gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ibonye kino cyapa abatambuka mbere ninde? Ese ni wowe cyangwa nibo? Abatambuka mbere nibo, kubera ko wowe uri mu mutuku kandi urabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo. Abaza bagusanga bari mu mukara. Abaza bagusanga bari mu mukara baremerewe gutambuka mbere, mu gihe uri mu mutuku bari kukubuza. Niyo mpamvu duhisemo B. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utugarura turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Ese utugarura turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba gusa ute? A iravuga ngo umuhondo, B ikavuga ngo umutuku, C ikavuga ngo umweru, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni se umweru. Tugarura muri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa umweru. Noneho turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo. Ntuzabyitiranye. Uturi mu mbavu tuba dusa umuhondo, uturi ku ruhande rw'imbere tuba tugomba gusa umweru. Hano duhisemo se tuyanditse ku papuro. N'ikiza mu kizame turakora mu kanya turahita dukikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kibaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye. Urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araho ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntuzabigireho ikibazo. Rero hano rekeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ibyo binyabiziga nta bindi. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Nk'uko maze kubikubwira ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Akaguye ati bitewe n'ukuntu uri kugenda cyane mu isaha urabugiye ibirometero wenda 100. Ndakeka ko hano waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikure na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba mu metero 1.25. Bega ngo santimetero 30. Sega ngo santimetero 75. Deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kino kibazo bashobora kugihindura bakavuga ngo a santimetero 125 ntibizakugore. Bazaba bafashe ziriya metero nazo bazishyize muri santimetero ntibizakugore. Hano ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni a metero 1.25. Hari gibona neza kino kibazo kimeze gutya ariko ukabona bahisemo ngo santimetero 30. Ese bahitamo metero 1.25 ryari? Ese bahitamo santimetero 30 ryari? No kuvuga ngo iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhitamo ko ari metero 1.25. Iyo noneho mu kibazo batangiye bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uhitamo ko ari santimetero 30. Hano bari bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo ko ari metero 1.25. Noneho mu kizamura akora mu kanya nibavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uhita umenya ko urahitamo santimetero 30. Ibintu nk'ibi by'ubwenge n'ahandi wabikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose gikozwe ujye ukibonera ku gihe. Murabizi hano dukosora ikizame turi no kwiga. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Kugenda mu nzira nyabagendwa uhuye n'amatungo wenda no munsi w'isoko. Ushobora gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Araho kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Nkunda kubibabwira iyo ugiye mu kizame ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba
kugabanya umuvuduko bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ni ingenzi rero ko wajya uza tugakosorana ikizame, tukakubwira n'amabanga y'uko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving Collective. Mbibutsa ko uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuguhugura mbere y'uko ujya mu kizami, turaza tukakureba. Ukeneye ko tukwigisha mu gihe gitoya turi kumwe, turaza tukakureba. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 tuze tubibafashe. Mukeneye kode nziza, kode ukoreraho rimwe ugahita utsinda, kuko duhana imyitozo igufasha kwitegura neza. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tubigufashe. Mukeneye kwiga uri kureba bitagukunda uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi ukazakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi turi mu isi ya tekinoloji, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Icyo twashyizemo ujya urakibona muri telefoni yawe. Ikintu uba usabwa ni smartphone na internet. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuvaho zagenewe guhagararwamo ari gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Mbega ngo gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Sega ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira, wenda ukavuza nk'ihoni. Ese ugomba gukora iki mu gihe uri kubona autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwa? Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ni ikiha, ni isoki kuri nta kindi, ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Murabizi ibisubizo bine baduhaye iyo harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko gikunda kuba ari igisozo cya nyacyo nka 80%. iyo ubonye nta kindi wizeyemo 100%, ujye uhitamo icyo ngicyo uzajya usanga wagikoze. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye ukibonera ku gihe, cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba aya masomo ngenda mbashyiraho, byaba birabibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame. Iyo wakaze subscribe ugira ibibonera ku gihe. Twandike cyangwa uduhamagare niba wagize ikibazo mwa bino bizame biba byakozwe, tugusobanurire serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 tubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga, ukeneye ko tuza tukakureba tukaguhugura, yaba kuri mudasobwa cyangwa kuhugura ku bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 16 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.